Ese ni ukubera iki ari ingenzi ko umugore utwite agomba kumenya ubwoko bw'amaraso ye? Twibuke ko amoko cyangwa se amatsinda y'amaraso ari mu byiciro byinshi, ariko iby'ingenzi ni bibiri. Hari itsinda rizwi nka ABO, ari ryo ribamo amoko y'amaraso nka A, B, AB ndetse na O. Hakaba n'itsinda rya Rhesus, ari ryo rigiramo Rhesus positive ndetse na Rhesus negative. Ibi byose rero iyo utwite bwa mbere uba ugomba kuba uzi aho ubarizwa kubera impamvu tugiye kuvuga. Ubusanzwe iyo hari ikintu kidasanzwe cyinjiye mu mubiri wacu, umubiri utari usanzwe uzi icyo kintu, icyo gihe umubiri ufite uburyo ukirwanya ukoresheje ubushobozi cyangwa se ubwirinzi bwawo, aho ushobora gukoresha uburyo butandukanye mu kwirukana icyo kintu. Urugero, ushobora gukora abasirikare bashobora kukirwanya ku buryo kitabasha kwangiza cyangwa se ngo gitere indwara igihe abasirikare twavuze batatsinzwe n'icyo kintu. Abo basirikare nibo bitwa antibodies mu ndimi z'amahanga, naho ibyo bintu biba byinjiye mu mubiri utazi, utari usanzwe uzi, nibyo bita antigens. Antigens rero ziri mu bwoko bwinshi. Antigen kandi ishobora kuba amaraso. Urugero, izo bita antigen Rhesus ni antigen ziba mu nsoro zitukura z'amaraso. Niyo mpamvu umuntu adapfa guhabwa amaraso kwa muganga cyangwa se urugingo yabuze batabanje gupima ubwoko bw'amaraso ye kugira ngo batamuha ibidahuye. Urugero, wumva abantu bahabwa impyiko, umwijima ndetse n'ibindi, babanza kureba ko umubiri we ushobora kwakira izo ngingo cyangwa se amaraso neza, hagapimwa ubwoko bw'amaraso y'uwo muntu ndetse n'ugiye kuyamuha. Tugarutse noneho ku bijyanye n'amaraso, bavuga ko umuntu afite Rhesus negative igihe bapimye bagasanga mu nsoro zitukura ze uturemangingo tuba mu maraso tuyafasha gukwirakwiza umwuka wa oxygen mu mubiri hose na antigen Rhesus ihabarizwa. Naho igihe bayisanze bakavuga ko afite Rhesus positive. Niyo mpamvu ubona bavuze ko uyu muntu afite groupe sange runaka, ariko bakongeraho ikimenyetso cyo guteranya cyangwa se cyo gukuramo. Yabishaka kuvuga ubwoko bwa Rhesus aba afite. Urugero, umuntu ufite groupe sange O negative, O positive, A negative, A positive, gutyo gutyo. Ibi bivuze ko ku mukobwa cyangwa se umugore ufite Rhesus negative noneho agashakana n'umugabo ufite Rhesus positive, bituma kenshi asama umwana ufite amaraso ya Rhesus positive, kubera ko umugabo yiganza kurusha umugore. Akenshi ku nda ya mbere nta kibazo uyu mubyeyi agira, ndetse n'umwana aravuka neza nta kibazo rwose. Ahubwo ikibazo kiba mu gihe cyo kubyara, aho amaraso y'umwana ashobora kwivanga n'aya nyina, bigatuma mama w'umwana uba ufite amaraso adafite antigen cyangwa se kubera aba afite Rhesus negative, umubiri we utangira gukora abasirikare barwanya za Rhesus positive z'umwana ziba zinjiye mu maraso y'umubyeyi, kuko umubiri we ufata izo Rhesus positive z'umwana nk'ibintu bidasanzwe byawugezemo. Muribuka twabivuze yuko ikintu kidasanzwe cyinjiye mu mubiri bacyita antigens. Iyo bigenze gutya rero bigenda bite ku nda ya kabiri, kuko inda ya mbere twavuze yuko umubyeyi byara nta kibazo rwose agize. Ku nda ya kabiri, igihe wa mubyeyi yongeye gusama umwana ufite Rhesus positive, basirikare barwanya Rhesus positive umubiri we uba warakoze, kubera umwana wa mbere yari arimo kuvuka amaraso agahura, abo basirikare batangira kunyura mu ngobyi ihuza umwana na nyina, bityo bagatangira kwangiza amaraso y'umwana atwite uba ufite Rhesus positive, bikaba byatuma umwana atwite apfa ndetse n'inda ikavamo rwose. Mujya mubibona yuko hari abantu babyara bakabyara rimwe ariko ntibazongere kubyara, hari igihe biterwa n'iki kibazo. Niyo mpamvu iyo iki kibazo kitamenyekanye kwa muganga hakiri kare, umubyeyi ashobora gutahira umwana wa mbere yabyaye, izindi nda zikajya zivamo rwose. Ariko kandi iyo iki kibazo kizwi na muganga, mu gihe umubyeyi arangije kubyara inda ya mbere, hari urukingo ahabwa kwa muganga rwitwa Logam cyangwa se anti-D immunoglobulin, rugenda rukisha abasirikare umubiri we uba watangiye gukora, ku buryo ku nda ya kabiri ashobora kubyara umwana atagize ikibazo, ndetse n'izindi nda zose ntizizagire ikibazo. Ni ngombwa kubimenyesha kwa muganga kugira ngo uwo mubyeyi ahabwe urwo rukingo akimara kubyara umwana wa mbere, kuko igihe aruhawe nyuma y'igihe ntacyo rwamara. Ibi bimuha andi mahirwe yo gusama undi mwana nta ngorane akanamubyara rwose. Niba usanzwe utazi ubwoko bw'amaraso yawe, ni ingenzi ko ubumenya igihe utwite inda ya mbere cyangwa se mbere yaho, kugira ngo bizakurinde kuba wahura n'ibyago byo kujya ukuramo inda zikurikira iya mbere. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.